Kugira isura ikeye, uruhu rutoshye ni ibintu bishoboka na buri wese. Hari igihe ubona umuntu ukibaza icyo yakoresheje ngo agire isura ikeye itoshye, ukibaza icyabiteye cyangwa ibanga yakoresheje ngo agire isura imeze neza nk'aho yavutse ejo, cyangwa nk'iyo wa mukobwa wo mu Gisabo tujya dusoma mu bitabo. Uyu munsi twabateguriye bimwe mu byo wakoresha ukagira isura itoshye kandi ikeye, mbese ugahorana itoto. Kurikirana iki kiganiro cyose kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show, umenye neza amabanga wakoresha kugira ngo uhore ukeye. Burya nta miti y'umurengera abantu bafite isura ikeye baba bakoresheje ngo bahorane isura itemba itoto. Ibi twabibateguriye twifashishije imbuga zikurikira: www.beautyhealth.net, www.internalhealth.com, ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'umwarimu Dr. Izna Marikoni wo muri kaminuza yitwa Zaidin Kumar yo mu gihugu cy'Ubuhinde, by'umwihariko ishami ry'ubuzima by'umwihariko indwara z'uruhu. Ikintu cya mbere kugira ngo ugire isura ikeye, ikunde wowe ubwawe. Ntushobora kubaho wishimye mu buzima igihe utikunda. Gerageza kureka gutekereza ko abandi bagukunda, ahubwo wikunda ubwawe, kuko niyo ntambwe ya mbere yo kugira ngo umuntu abeho yishimye. Ibi bizatuma ugira isura ikeye kandi itemba itoto. Ikintu cya kabiri kugira ngo ugire isura ihora ikeye, mbese uhore wishimye mu buzima bwawe, gerageza kurya amafunguro akungahaye kuri vitamine C ndetse na vitamine D. By'umwihariko amafunguro akungahaye kuri vitamine C harimo amafunguro aba afite ibara ry'icyatsi cyane cyane indimu, avoka ndetse n'imboga dodo n'ibindi byinshi cyane. Ndetse ufata n'amafunguro akungahaye kuri vitamine D nka karoti, amafi n'ibindi byinshi, maze bituma uhora ugira isura ikeye. Twakomeje ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu uyu munsi twabateguriye rero, kugira ngo uhorane isura ikeye, gerageza kwita ku byo ufite. Hari abantu mu buzima tubamo bita ku bintu by'abandi, ugasanga utangiye gutekereza ku by'abandi, ugasanga utangiye gutekereza ku byo utagezeho. Ibi ngibi bizatuma ugira isura ikanyaraye, isura yijimye, ndetse uruhu rwawe rwumagare. Byaba byiza ugerageje kwita ku byo ufite ukareka gutekereza ku by'abandi. Ikintu cya kane tugiye kureba, menya ubwoko bw'amavuta wisiga. Hari abantu benshi usanga bahinduranya amavuta buri munsi, ugasanga uruhu rwe rwajeho ibiheri, amatashi ndetse n'imvuvu, ugasanga yaravuvutse. Byaba byiza rero wegereye amaduka acuruza amavuta ajyanye n'ubwiza, bakakubwira amavuta aberanye n'uruhu rwawe. Ibyo bizagufasha guhora ufite isura ikeye kandi imeze neza. Twakomeje ku kintu cya gatanu. Ikintu cya gatanu uzakora kugira ngo ugire uruhu rukeye kandi rutoshye, gerageza kugira icyerekezo cy'ubuzima. Gerageza gutegura bimwe uzageraho ndetse n'iby'intego yawe wifuza kugeraho mu buzima, kandi nanone uharanire kubigeraho. Ibi bizatuma uharanira kubigeraho kandi uhore wishimye, bityo bigufashe kugira uruhu rutoshye kandi rutemba itoto. Ikintu cya gatandatu Inzobere TV Show twaguteguriye, mbese gerageza ku mafunguro yawe haboneke ibyo kurya bikomoka ku matungo. Ahangaha ngivuga ibyo kurya bikomoka ku matungo, buri muntu wese arahita avuga ati ibyo ngibyo ndabyubahirije. Ikibazo rero kiraza kuba ubikoresha ute. Mbese ku mafunguro yawe haboneka inyama nyinshi cyane, ibi ngibi byatuma uruhu rwawe ruba rumeze nabi. Mbese ku mafunguro yawe jya ugerageza haboneke amagi, amata ndetse n'ibindi bintu byose bikomoka ku matungo, kugira ngo uhore ufite indyo yuzuye kandi uhore wishimye, by'umwihariko uruhu rwawe rube rumeze neza mu buzima. Ikintu cya karindwi tugiye kurebaho, fata umwanya n'inshuti zawe muganire. Burya kuganira ni inkingi izamura umusemburo w'ibyishimo mu mubiri wawe. Benshi mu bantu bakunze kuba muri sosiyete zitandukanye baraganira bakishima, ugasanga bahora bafite amasura akeye. Nawe rero ujye ugerageza uganire na bagenzi bawe byibura iminota 30 ku munsi. Bizatuma umubiri wawe ukora umusemburo w'ibyishimo, maze uhorane isura ikeye kandi itemba itoto. Twakomeje ku kintu cya munani. Ikintu cya munani nanone tugiye kugaruka ku mafunguro ufata. Ese ku mafunguro ufata hagizwe n'iki? Ahangaha nanone tugiye ku bantu bakunda gukoresha salade, ariko nanone buri muntu wese ushaka kugira isura ikeye burya yagakoresha salade. Ariko se salade ukoresha ni ubuhe bwoko? Ahangaha salade uzagarukaho burya uzibande kuri salade irimo kokombure ndetse n'inyanya z'itomati, ariko ahangaha uzibande gukoresha iby'umwimerere bitakomotse mu nganda. Ibi bizarushaho kugenda byungikanya n'ibyo tugiye kukubwira kandi n'ibyo twakubwiye hejuru, bityo bigufashe kugira isura itemba itoto. Tugushimiye mbere na mbere kuba ukomeje gutega amatwi Inzobere TV Show. Ikintu cya kindi twaguteguriye kugira ngo uhore ufite isura imeze neza ikeye, mbese by'umwihariko itemba itoto. Abantu benshi bakunze guhora bababaye, abandi benshi bagakunze guhora bafite umushiha, ariko noneho twakuzaniye ikintu cya cyenda kivuga ngo guhora ushaka ibintu byatuma wishimye mu buzima bigatuma unaseka. Mbese ujye ubona inshuti zawe zicaye zitera story, zitera inkuru z'inzenya, zikaganira zigaseka,
ibingibi ni byiza cyane, bigufasha guhora wishimye ndetse bigatuma umubiri wawe uvubura umusemburo wo gutuma uhora wishimye. Ibingibi bikazamura imbarutso yo gutuma umunsi wawe umeze neza ndetse ugahora wishimye. Benshi ahangaha bahita bavuga ngo guseka byongera iminsi yo kubaho. Mbese nibyo koko? Nibyo, ntago wibeshye, wabyumvishe neza. Guseka byongera iminsi yo kubaho, ukabaho ubuzima bwawe bwose uhora wishimye ndetse umubiri wawe ukongera imbaraga n'ingufu zo kwiyitaho mu bijyanye n'imbaraga z'ubwonko ndetse n'iz'umubiri, bikaza by'umwihariko no ku isura inyuma, maze ukabona umuntu ahora atemba itoto. Ibyo ngibyo bigatuma nawe uhora wumva ushatse kumenya imbaraga yakoresheje, nyamara nta zindi mbaraga, ahubwo ni imbaraga kamere, ntabwo ari imiti y'umurenge irakoresha ivuye mu mafarumasi cyangwa mu nganda zitandukanye. Kugira ngo rero nawe uhore wishimye, byaba byiza ugerageje gushaka ikintu cyatuma umunsi wawe uhora umeze neza, ugashaka uburyo waganira na bagenzi bawe, ugaseka, ugasabana ndetse ugahuza urugwiro n'abandi. Benshi mu Kinyarwanda tubyita gusasa inzobe, maze mugahuza ibiganiro ugahora wishimye mu buzima. twongeye kubashimira ko mugikurikiye Inzobere TV show. Umva, kurikira neza, ukomeze wumve ibyatuma uruhu rwawe rumera neza. Ikintu cya 10 tugiye kureba rero, ujye ugerageza gukora siporo kandi zihwanye n'umubiri wawe uko uteye. Abantu benshi usanga bakora siporo z'umurengera aho kugira ngo zibaruhure zikabakonyagura, ugasanga umuntu ntiyabasha no kurira esikariye kubera imbaraga yagiye atakaza z'umubiri akora izo siporo zivunanye. Rero ujye ugerageza gukora siporo zihwanye n'ubushobozi bw'umubiri wawe, wakegera bakora mu gym tonic ndetse n'izindi siporo zitandukanye bakagufasha. Ibi rero bizatuma uhora ugira uruhu rutoshye, kuko burya iyo umuntu akora siporo hari imyanda imwe n'imwe igenda isohoka mu mubiri ituma uruhu rukanyarara, ugasanga noneho uko isohoka uruhu rukagenda runyerera neza, ugasanga uwagize uruhu rutoshye. Bakunzi b'Inzobere TV show, twongeye kubashimira. Ese ufite amatsiko y'ikintu cya 11? Ikintu cya 11 uno munsi twabateguriye Inzobere TV show, twifashishije ubushakashatsi twakomeje kubabwira. Rinda umubiri wawe kuwumenyereza amazi ashyushye. Hari abantu benshi usanga boga amazi ashyushye, unuko ari mu mbeho, unuko bikonjeye, unuko bumva umubiri wabo wajya uhora woga amazi ashyushye. Ariko ibi si byo pe. Kumenyereza umubiri wawe amazi ashyushye bituma umubiri wawe umenyera guhora ushaka imbaraga z'ubushyuhe zivuye hanze, kandi ibi ngibi bizatuma uruhu rwawe ruta umwimerere wo kugira ngo rutohe. Byaba byiza ugiye woga amazi akonje. Ibi ngibi icyo bizatuma umubiri wawe wiyongeraho ni ugukoresha imbaraga karemano, mbese imbaraga zitavuye hanze. Naho haba mu bukonje uko bwabungana kose, jya woga amazi akonje. Bizatuma uruhu rwawe rumenyera kwishakamo imbaraga z'ubwaro, bitume biruha ubushobozi bwo gukomera, mbese rutemba itoto uko ubishaka. Usanga abantu benshi boga amazi ashyushye, mbese nko mu gitondo cyangwa se mu gihe cy'imvura, barushaho gukonja ugereranyije uko bari bameze mbere yo koga ndetse na nyuma yo koga ubwaho. Rero numenyereza umubiri wawe guhora woga amazi ashyushye, uruhu rwawe hari utuntu amazi ashyushye agenda akuraho buhoro buhoro, rugatuma umwimerere warwo, bigatuma isura yawe ishobora gukarama, uruhu rugata ubuhehere bwarwo. Byaba byiza ugiye woga amazi akonje buri gihe uko ugiye koga, kugira ngo bizajye bigufasha kugira uruhu rutemba itoto, rutoshye, mbese ukagira uruhu rutoshye ukagira ngo wavutse ejo. Ikintu cya 12 cyagufasha kugira ngo uhore ufite isura ikeye cyangwa se uruhu ruhereye rufite itoto karemano, egera abaganga b'inzobere mu bijyanye n'uruhu. Ntago ari inzobere twebwe, twe turi inzobere mu bijyanye no gukora ibiganiro. Inzobere mu bijyanye n'uruhu, abaganga b'inzobere mu bijyanye n'uruhu ni muganga uba ufite ubushobozi bwo kugupima akareba utunyangingo tw'uruhu twawe ndetse n'amavuta bijyanye kuba wakisiga. Ibi ngibi bizagufasha guhora ufite isura ikeye kandi ndetse uhora utemba itoto, kuko uzaba wakurikije inama muganga yaguhaye neza bya nyabyo. Ikintu cya 13 tugiye kureba gituma uhora ufite uruhu rukeye, iyegereze cyane abantu baguha agaciro. Hari abantu benshi usanga ba muri societe ariko batabishimiye, wasanga yatanga n'igitekerezo ugasanga baramurwanyije, ibi bigatuma arakara, akabaho yigunze, akumva ko nta n'ikintu azageraho mu buzima bwe ndetse nta n'icyo ashoboye. Inshuti nk'izo ujye ugerageza uzigendere kure, ndetse usange babandi baguhumuriza, kuko babandi baguca intege uba usanga batuma umubiri wawe uzamura imvubura zituma urakara, ugasanga uruhu rwawe rurakanyaraye, iminsi yo kubaho yawe ugasanga iragabanyutse. Rero byaba byiza ukomeje ugenda ureba n'inkuru zigenda zigushimisha, ugasoma ibitabo bitandukanye. Ushobora no gusoma inkuru zisetsa, ugasanga usomye inzenya, ndetse ukareba na zimwe muri filime ukunda za zindi zigushimisha, noneho ugahora wishimye, bigatuma uruhu rwawe runyerera ndetse n'umubiri wawe ugakora neza, ukagira uruhu rutoshye. Twongeye kubashimira gukomeza kudukurikirana nk'Inzobere TV show. Ikintu cya 14 tugiye kugeraho, irinde kuba imbata hahise. Hari abantu benshi usanga bahora imbata hahise, ugasanga ahora atekereza ku mateka ye, rimwe na rimwe agahora atekereza n'ibitarabaye byiza mu buzima bwe. Ibi ngibi bigatuma ubwonko buhora buhuze, bubabaye, buvura umusemburo w'uburakari, ndetse bigatuma uruhu rwe rusa n'urwijima, rukavuvuka, akibaza aho byaturutse, akibaza aho byavuye, akabura inkomoko yabyo. Kandi mu by'ukuri ari uguhora atekereza bya bindi byahise,
ndetse akenshi biba bitaranabaye byiza. Byaba byiza buriya birinze kwimbata hahise, ukubaka intekerezo zawe ugendeye ku bihe turimo ndetse n'ahazaza. Ibi icyo bizagufasha ni ukwirinda kugira isura ikanyaraye ndetse ivuvutse. Ibi ngibi nutangira kubikora guhera none uzagira isura ikeye, abantu bibaza ibanga wakoresheje, ahubwo noneho aba ari we bajya baza kugisha inama. Ikintu cya 15 twaguteguriye kugira ngo uhore ufite uruhu rukeye ndetse by'umwihariko muri rusange isura ikeye. Irinde kumara igihe kinini ku zuba ryinshi. Abantu benshi baravuga ngo kugira ngo uruhu rumere neza nuko tujya ku zuba, ugasanga agiye ku zuba ahereye saa 3 agejeje saa 10 akiri ku zuba, izuba rikamwotsa cyangwa se akota uruzuba rukomeye rwa saa 8. Ahangaha izuba tugushishikariza kuba uriho igihe gitoya nabwo kitarambiranye, ni izuba rya mu gitondo benshi bazi nk'agasuko, ndetse n'izuba rijya gusoza umunsi nko mu masaha y'isaa 11 bita kiberinka. Ahangaha bizatuma uruhu rukungara kuri vitamine D, mbese isura yawe ibashe kuba ikeye cyane. Turagushishikariza rero kujya mu masaha yawe ya buri munsi upangamo agahe gatoya ko kuba uri ku zuba, byibura nk'iminota 15 ku munsi, bizagufasha kugira isura ikeye mu buzima. Byaba byiza buriya ugiye witwaza umutaka cyane cyane mu gihe cy'izuba, uruzuba rwa saa 8 cyangwa se andi masaha izuba ryinshi, ukitwikira umutaka. Ibi ngibi bizakurinda kugira ngo uruhu rwawe ruvubure imbaraga nyinshi z'umurengera zo kurwanya izuba, bituma uruhu ruvuvuka vuba. Irinde rero kandi ugere ku zuba iminota mikeya nk'uko twabikubwiye haruguru, n'akazuba kagenewe kota kugira ngo vitamine D yongere mu ruhu rwawe. Ushobora kumva tukugira inama yo kujya ku zuba ndetse n'ibindi bintu twagiye tukubwira byinshi byungikanya kimwe ku kindi, byose bigufasha guhora ufite isura ikeye, ukagira ngo wowe niba uri inzobe uruhu rwawe rurakeye koko ntabwo ibi bikureba. Oya, burya abantu b'inzobe ntabwo ari bagira uruhu rutoshye gusa, ahubwo n'abantu b'ibikara bagira uruhu rutoshye ndetse rutemba itoto mu gihe bakurikije ibi ngibi byose twakubwiye haruguru n'ibindi tugiye gukomeza tukubwira. Ntabwo kuba uri inzobe bikuraho kuba bakurikiza n'amabwiriza yose twagiye tuvuga nk'uko ubushakashatsi bwagiye bubigaragaza, ahubwo impu zombi bitewe n'isura ufite cyangwa se uruhu ufite, wakoresha ubu buryo bwose twakubwiye kugira ngo ugire uruhu rukeye. Komeza wumve kandi usobanukirwe, kandi tugushimiye kuba ugikurikiranye Inzobere TV Show. Ikintu cya 16 tugiye kureba kora ibintu wiyumvamo. Hari abantu benshi usanga bakora imirimo ivunanye irenze ubushobozi bw'umubiri wabo, cyane cyane nk'abantu bikorera bashaka kugira ngo bazafate abandi ku byo bagezeho. Ntugakore ibintu bivuna umubiri wawe, ahubwo ujye ugerageza ukoresha umubiri wawe imbaraga uko zingana. Ntugashake gukoresha umubiri wawe imbaraga udafite, kuko biriya bituma uvubura n'izindi mbaraga zituma uhora urakaye, ukumva ko hari ibyo utarageraho abandi bagezeho. Ntugashake kugera ku bintu abandi bagezeho, ahubwo wowe kora ugendeye ku byo ubona ndetse ku bushobozi bw'umubiri wawe. Ntugahatire umubiri wawe gukoresha imbaraga udafite. Ibi bizatuma rero uruhu rwawe rumera neza kandi uhorana ibyishimo mu mubiri wawe, ujye wumva ko ibyo wakora byose aho wagera hose hari icyo ufite. Twongeye kubashimira abakunzi ba Inzobere TV Show. Ikintu cya nyuma n'umunsi twabateguriye ni ukwirinda kurya ibiryo birimo amavuta. Hari abantu benshi bazi ko kurya ibiryo birimo amavuta ari bwo bukire, ari bwo busirimu, ari byo bituma ugira uruhu rutoshye, ari byo bituma utemba itoto. Oya, ntabwo ariko biri. Irinde kurya ibiryo birimo amavuta menshi, by'umwihariko cyane ayakorewe mu nganda. Buriya aya mavuta cyane agira ikintu cy'ubutabire twita cholesterol, bizatuma wongera uruhu rwawe rukarwongerera ibinure. Nibyo koko rushobora gutoha ku bigaragarira amaso yawe, ariko ibi ngibi bizatuma ugira umubyibuho ukabije, bituma uruhu rwawe rukweduka. Mu gihe gito uzatangire kuzana iminkanyari, abantu bajye bakureba bagire ngo hari ni ukwangirika k'uruhu kundi byatewe n'indi ngaruka yindi utazi cyangwa se yavuye ahandi ku ndwara runaka zitandukanye. Ariko burya ni uruhare runini rwawe kugira ngo wuce uruhu rwawe kandi urufate neza. Nukoresha ibiryo bitarimo amavuta cyane, by'umwihariko ukajya ukoresha iby'umwimerere, ibi bizagufasha guhora ugira uruhu rutoshye, rukeye ndetse rutemba itoto. Twongeye kubashimira abakunzi ba Inzobere TV Show. Niba utarakora subscribe, dora tugushishikariza kuyikora buri munsi kugira ngo ujye ubona ibyindi byinshi byiza tukomeza kugenda tugutegurira. Kandi ndetse niba arayikoze turagushimiye cyane. Niba hari umuntu uzi ufite ahure n'iki kiganiro ku buryo yamusangiza, turabikwemerera rwose, musangize nta kibazo. Turabashimiye uburyo mukomeje kudukurikirana. Niba hari izindi video zacu zagucitse, reba video hasi aho ngaho kugira ngo dukomeze twibanire. Kora share, likes and comment, dukomeze tubane. Inzobere TV Show. Inzobere TV Show, feel you like hope and knowledge.